Purchase your tracks today. Umukobwa nawe wanze ari bunenguye kabisa umwite ari gufata phone azi gahunda dufitanye kuko Ngene mpamagara dufata telefone kuko ngene ngerageze rimwe yanga mpita nkatira nje zi Kigali n'ubundi ndazizi komeze nabi kabisa. Allo? Allo? Baby. Ciao. Meze neza? Meze neza? Yego. Ase kuki wambeshye? Kuki wambeshye ko nagombaga nkakubura? Ntabwo nakubeshye muri station z'umukanya. Ndabisoza ntari. Urayituza? Yego. Sha nongere kunengo, sibyo? Ngiye kujya muri station ndafata akamaro. Sawa sawa bad. Radio wanguke. Yose icyonzi cyo. Saint Valentin ngiye kwirya neza kabisa. Sha icyonzi cyo. Umunsi ngiye gukora amabara ariko siko mbese ko ntajya nkora neza ra. Kamwereke. Kanifashisha kanini kuko nabizi ntago nshoboye. Cyangwa nzi kubikora neza. Allo? 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 Bebe ugeze? Ngiye kuhagera harabura iminota itanu ndi kuri moto. Wow. Ukigera ku gipangu cy'icyatsi. Urumva? Hari igipangu cy'icyatsi, hari n'amawo ruguru yacyo, bari mu ibara ry'umutuku, uhita winjira aho ngaho. Araba aho ngaho neza kabisa. Ngabangu. Ngabangu kanabyumvishe imbere. Yo design. Yo bro. Ma, ino se fata gutya ma. Simani umunsi kubona na prote koko umuntu arabigenza gute. Kandi twanaraburije mani kandi uyu munsi ni Saint Valentin. Saint Valentin wabezuriye inkubiswe naye ndi inkubiswe. Haye ndi inkubiswe kabisa. Ako nibuka John Meka. Manu uramuntu igafite genyo rirenze bya danje kandi nabonye agira n'umuntu bw'ububyeri. Nakuru twamuguramo tukajya twirebera ubu filime turi kwinywera n'akabyeri. Tuninywera n'ububyeri. Aho gutegera. Ahubwo ako kantu niko bro. Munsi wacu se subizi se. N'ubwo wallahi dire. Umuganura nawe Saint Valentin ni yabadabagiye. Reka tukore kabisa. Tumurebe. Yes. Koga kari kunengwa. Baby injira karibu. Bari, akiguze ko yasaze bari go baby. Gusaga rero baza babe aseka rege wallahi wara shuri inkubiswe.
bro ari kurata kabisa. yakikibikaba biranana twese fata ko cyo kumara shatse hazo Uracamo fresh. dore ishaza kare Nicyo imari ndikayo mwishe. ahenge ni ubufezi mani umadafata ko baby mani Ese bimeze bite mwana? asatu none se ishahora ndariza rero n'umukapo mani desire tukugwiriye amato naho byerese ufite abo boto Ese mwana. Rero urabona musanze ngiye kugenda mwana ntabwo muri online. kanya fera sazi bidana yakubwiye mani gusa rero sizo kunatera Yine oya ndashona mwana urumva. ese nakubwiye nase na vati ugiye urumva ugiye mu biki ko turi inkubisi ko tubizi ko twese dutegereza umunsi w'umuganura nta bintu uriho ngo twicare twinywere maze twirega yararagurije abizi ko yaherutse gutandukana ka gasista kiwe n'ibikwaje nanjye urabizi ibintu by'abakobwa sinjya mbijyamo Wenda bizi byarakuje. iyi nkubisi Ako se Florone se. Mbaze nyine byarageze kwa mwana munsi we yakomeye gusa. nawe reka gukabi gusa wambaye nk'umuntu wari ufite gahunda mbana urabona iyo myenda atari iyo kujya kuryama cyangwa ukareba filime mbana Mani sirabyo njye nakubwiraga se mani. Yandiye birabaye imiganguro. Gusa uyu muntu ko afite gahunda yo kugenda mani. Ko umuntu afite gahunda. Ase bro mva mbubwire mwana sibyo njye cyavuze ko munsi muri n'amanika yanjye ndanabingira murabizi akomana byo gufite gahunda mwana yihute umubure basi tuzabigira. Isupanze gahunda ko tuhageze mani. Umbaze ubu tuvugana njye nitajya dushe njyamo gatoya nimugura nitajya saa Nosiye bidufatanya bidufatanya urabona no munsi koko kubizi ko turi mu biswi kwakwirirwa ye giruyu kwakwirirwa ye man wo dufashe twamwe ugiye kureba n'amaci kwa kazungu mwana reka umbaze nyine ndabyumva mwana njye ndibuze no kureba neza ariko si macho man na filme yadushino sana stade ko abona man Mbase bro reka twigendere. chaze bro turagurisha man Turabareje. nyine ndambaragura mwana acha abantu ko dufatanye n'isi ya embassy Run. kanye yaragiye kwihemba kano kanengera reka tuzane byeri tumuteshe man reka tujye kugura amabyeri tumuteshe uriya mukapo nabonye nazi uzi ko basize mwana arabona umuntu ari kwitegura umwana yarangiza bikava bimuvangiye taka ngiye ko kamubaza ahageze Beni karibu ni karibu Yaboneze neza Shasha pesa watinze ndaguca abandi Shameze neza cyane none Ako mutabanza baje kukuzengurutse mu biganza bakakujyana hehe bivuga se Akomeze neza Wakize neza Kaze gakoze Ako ikintu cyo kukubaza Kuza kuri Saint Valentin je kureba shiri wawe narakarabyiza Okay kamara fanta Sana ni kariwani ni wawe reka ngo muri kugira no byumve Sikuri kuri bose Saint Numva ushaka gusohokana ako tukaza kuvana muri saa sita z'ijoro mubyumva ati ntabwo dusohotse kugira ngo nyirereke inyenyeri turebe dutembera ijoro ryose Ko turi kumwe tuganira saa sita z'ijoro ziri bugere tukanagenda tugenda ese saa moya mutari twamaze kwishima niba uko bishaka umunsi wo gukunda rero n'umunsi wo gukunda wemeka fata byeri kare Thank you.
musozi wa ukazaba musozi wa etaje. ariko uyu munsi turawukora neza ngenda byizeye Akoze kuzana inzoga. Akoze sime duhuri ari ku muryango musozi. twebwe duhuye ahubwo si ugezemo hano gute kano kanya Narinje hano. Narinje hano. ntabwo abona akantu tuba tugiye ndabizi uyu meka aba yakugomesheje Ntabwo azayibwira n'akabyeri karyoshye. Ariko uri ukuntu twinjira ukuntu yaturebye. Mumbabarire mwana ntabwo nari mbazi. ase bro bro abo simani ubase gusa nabaza mukubwira karivare n'umuntu n'abasenateri kunari mamuntu ngo bene babwiye ko afite rego yaraje guhita agenda ngahita nigendera akorera gusa bro ubase narabwiraga manije kujya hano muri mu muhanda mwisaka kanya mwisimuza mu birangiye agiye nyine birangiye utakenda umbase nyine ya uyu nguyu niwe yaraje kundana rero kubwira ko agiye kugenda ko ngiye kugenda mari simuzi bona afite mama ahubwo iki cyana bakicisha icyaka cyangwa utoho wagenda ukamudusigira tukinywera byeri urumva ibyo byawe ukabireka mu byo kugenda umbase ako nari binari tuganire bariga muri n'abakapu bari ntabwo nabirukana Abana bro, icyo koza wadaye. Ariko noneho uyu mbebi wawe se sister none sibeze bite sako nawe rero ntabwo wayiguze za nanota. Bro, ariko ibyeri meze neza wadaye. Ashabye uretwa Bakagendeye bro. aca batoka kure twaza Bakagendeye bro. bro ndaje gato kamabagara umuntu Nare kwesa bro. Run. Sister, none sister, ntabwo namucaho gato abana rwose. ndabona wowe n'uyu nguyu mwakura njye n'umura ku nzoga yagenda Ariko ntawe kiba mu biga. agenda kwira Bro none ndaje gatoya. ziragiye se Oya nari. Ese byi, umufasha. aya nagaro bawe Se sheri kubona wagize abashyitsi ngo twabikore. ko wamugani ako reka mwereke sibyo hari ahantu ngiye kukwereka tugiye kuzenguruka gutya duce mu muryango wo mu gikari hari undi kandi karyango mfite gita twinjira mu cyumba ubona byasinze ntabwo ari ubuye tugiye gukora sibyo Ikibazo. nizere ko ubikora Nari. okay gatugende dukwiye pasi ngo twasinze umuntu anywera mu kabari k'amata agasinze